Alright, ndagushimiye cyane wowe tumaze iminsi tudahura nitwa Benjamin Nkiko ndagushimiye kandi ngira ngo nguhe ikaze niba ari ubwa mbere kuri ino channel yacu ntugende udakoze subscribe kandi gukore like kandi nubona ibitekerezo ntanga hano mu minota 10 iri imbere bigufitiye akamaro musigire commentaire hano niba ushaka ko hari ikintu ushobora kuza discutaho ku bigendanye na finance ugomba nabyo kuzigira commentaire. Okay, so hari umuvandimwe ubushize wambwiye ngo ni iyihe retirement account ni iyihe fund bashobora kuinvestinga mu mafaranga yabo kugira ngo babashe kwizera returns. Igisubizo naguha ni it depends. So biterwa, hari factor nyinshi zibitera. Ushobora kuba ukiri mutoya, ushobora kuba uri mukuru, ushobora kuba uri mu kigero, donc biterwa n'igihe uteganya kuritaringa. Icyo gihe rero umuntu asetinga amafandi yawe bitewe n'igihe ugezemo, bitewe n'amafaranga ufite deja, bitewe n'amafaranga ukeneye kugira ngo ube independent financially. So ntatinze rero uyu munsi tugiye kugira gute, tugiye kuganira kuri topic nise ngo wabigenza gute, ni irihe banga rishobora kugufasha kugira ngo ugere ku bukungu wifuza. Okay, so without further ado, reka nze sharing screen y'ibyo nateguye, hanyuma mara sharing screen y'ibyo nateguye tubashe kubiganiraho, ariko mugendana nanjye kugira ngo ntaza kubasiga, sibyo, kugira ngo ntaza kubasiga mu bintu ndi gutegura kubabwira, sibyo. So ntabwo ndi butinde, ariko let me see, I'm getting there, there we go. So that's out of here. Cool. Bam. So that being said, there we are. Share my screen. There we are. Bingo. Okay, so uyu munsi ikintu nashatse ko tuganiraho ni iyo umuntu arebye imyaka ye, ukareba na depense ugira, ukareba income yawe, ituma wibaza ngo ariko niki kintu ugomba gukora bitewe naho. So reka tuvuge yuko uri mu cyerekezo cyo gutekereza ku zabukuru. Niba utahatekereza ufite wagombye gutangira ukabitekereza kubera ko nta gihe ufite. Hanyuma ikindi rero ukaba ufite income imwe cyangwa ebyiri, bitewe n'icyo ukora, ukorera umushahara cyangwa se ukaba ufite business yawe, small business cyangwa se ari business nini, ibi byose biterwa. So uwo uri we wese ufite icyerekezo cy'izabukuru, ikintu cya mbere ugomba gukora, hari ibintu bitatu ugomba gukora by'ingenzi mu gihe uri kwerekeza, uri gutekereza mu zabukuru, kugira ngo ubashe kugerayo with dignity. Icya mbere ni ukubanza ugashaka ubwishingizi. By definition, ubwishingizi ni nko gutira ubukungu. Ni ukuvuga ngo ngiye ku rugendo, ndi kuri trajectoire yo kugira ngo nzaritaringa. Kuritaringa ni ukuvuga ni ukureka gukora, ariko ukagira income yinjira mu rugo, ukagira amafaranga yinjira mu rugo. Abantu tuvuga ngo ari muri retraite, ni uko aba yaragize igihe cyo gukora, nyuma y'imyaka 20-30 agahagarika gukora. Hanyuma niba ari leta imuhemba, niba ari we wihemba, niba ari iki ntago mbizi, ariko agira income iza mu rugo, sibyo. Ubwo ni ubwishingizi. So ubwishingizi rero bugomba kuba bugabanyijemo ibice bitandukanye bitewe n'imyaka yawe, bitewe n'amafaranga ukeneye kugira ngo ritaringe. Ushobora kuba udakeneye miliyoni, byaba byiza ubonye miliyoni imwe, byaba byiza ubonye miliyoni ebyiri, byaba byiza ubonye miliyoni 3, ariko hari icyo twita financial independent number. Iyo umaze kumenya iyo number iyo ariyo, idetermina igihe bizagufata kugira ngo ube uyibonye ayo mafaranga. Iyo umaze kuyamenya, ukanabona igihe uzayabonera, icyo nicyo gihe wagombye kugurira ya bwishingizi bw'ubuzima. Ubwishingizi bw'ubuzima ni ukuvuga iki? Njyewe nzahitanga mu myaka 30, ndimo ndabika, ndimo investis amafaranga, ndimo ndakira business, ndimo ndi gufungura company runaka, kugira ngo mu myaka 30 nzabe ndi free. Okay, so mu gihe rero ibyo bintu ndi kubikora, ni ndamuka ubuzima bwanjye buvuyemo, ndamuka mvuye,
rero mfitanye kontara na kampani runaka kugira ngo muzagire gute muzaha umuryango wanjye ibi n'ibi 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 kuko ari byo ndihira. So ni ukuvuga ngo ni nko mu gihe ukora ushaka ubukungu, amafaranga, ugomba gushaka ubwishingizi kugira ngo buzabe buhakubereye mu gihe utagera kuri izo nzozi zawe. So niyo mpamvu ubwishingizi bwagombye kuba ari temporaire, bwagombye kuba ari igihe runaka, okay? Imyaka 10, 15, 20, 25, 30, mu gihe uri gufokasinga mu gushaka umutungo, okay? Noneho so hari amapolisi menshi rero, polisi nyinshi zitanga izi coverage. Hanyuma iyo ziguhaye coverage, iyo baguhaye coverage, banagufasha kumva neza mu by'ukuri. Mbabarire cyane, mbabarire rwose. Reka nongere nsharinge ibyo twarimo tureberaho kugira ngo dusubire twumvikane. Naringize akantu kagakorora. My water. So yes, ubwishingizi imyaka 10, 15, 20, 25, 30, 35 bitewe n'imyaka. Iyo ufite imyaka 30, definitely ukeneye imyaka 30 ubwishingizi. 30, 35. Ufite imyaka 40, you definitely need at least 25. Ufite imyaka 50, ukeneye byibura 10. Ufite imyaka 55, uba wegereje cyane. Akenshi asiranse zirakudinayinga, asiranse zakwemerera kuri iriya myaka. Ufite imyaka 60, iyi asiranse izaba irimo ikuriye amafaranga y'ubusa, kubera ko barabizi yuko umuntu wegereje iyo retirement aba afite amafaranga babashaka kuyatwara, cyangwa se akaba ari so scared of life, akaba nta mafaranga yari afite na duke yari afite, bakaba bashaka kugira gute, bakaba bashaka kudutwara. So ndagira ngo I want to warn you kugira ngo ubashe kumenya mu by'ukuri what to do, what to look at, and who to be careful about, okay? So ibyo nagira so ikindi gikurikiraho cyane rero, so reka nze tugarutse kuri iriya presentation yacu. Ikindi gikurikiraho ni gushaka emergency fund. Emergency fund ikintu idufasha kugira ngo dukenera ibyihutirwa, imodoka irapfuye, umwana agiye kwa muganga, hari inzira yashenyutse cyangwa se urugi ruvuyeho rukeneye gusimbuzwa, imodoka itobotse ipine. Definition ya doni nk'utungurwa nyine agomba kuba yiteguye. Mu gihe ufokasinga mu gihe kizaza, wagombye kugira amafaranga ushyira ku ruhande angana n'umushahara w'amezi 3 kugera kuri 6. Kuri twe dufite akazi, uba ugomba kuba ufite byibura umushahara w'amezi 3 kugera kuri 6, ari ahantu agomba gukemura ibibazo bitunguranye. Wabura akazi, uwo mushahara ukaba ushobora kugutunga mu gihe uri gushakisha akandi kazi. Nyuma y'amezi 5 ntibyoroshye ko washaka akazi mu mezi 6 ngo ukabure ahantu hari akazi, ahantu hari systeme yemerera umuntu gushaka akazi kandi akabona. Ntabwo byoroshye. Dazotala aho kugira ngo ujye gushaka credit ujyemo imyenda kandi utazigera uzabonera akazi. Ibyiza ni uko igihe wari ugafite wagombye kuba warateganyije amafaranga azakurengera, okay? So ikindi, iyo umaze gushaka ubwo bwishingizi, ukaba umaze gushaka iyo emergency fund, noneho utangira rero gushyira amafaranga ku murimo. Gushyira amafaranga ku murimo ni amafaranga ushyira muri investissement kugira ngo atangire akungukire in terms of dividends, in terms of capital gains. Noneho donc ni nko kuvuga ngo hari umugani nigeze kumva baravuga ngo ufite mu gihe gifite ingufu, it's either uzakorera amafaranga kugeza niba udashobora gufata amafaranga ngo akore wicaye cyangwa usinziriye, nawe uzayakorera uhagaze ku buryo utazasinzira. So mu cyongereza nyine barabivuga, niho babivuga neza, ni ukuvuga ngo amafaranga yawe agombye kubikorera ubuziraherezo cyangwa se wowe uzayakorera ubuziraherezo. So choice igomba kuba ari umuntu ku giti cye, okay? So ibyo niryo banga rya mbere. Iyo umaze gushyira amafaranga ku murimo rero, ugomba kwishyura amadete y'abantu,
warangiza ukishyura ahasigaye. Ayo rero ayo ukinvestinga ahasigaye, ayo wemvestinga niyo agomba kukuvana, niyo agomba kuguha financial independent number, ari yandi azatuma unahagarika ya assurance wari wafashe, kubera ko uhita uba self insured. Iyo ubaye self insured ntabwo uba ugikeneye ya assurance yo hanze. Okay, so ku bantu rero dutekereza tukavuga ngo ariko reka turebe donc la réalité de la vie, reka turebe réalité de la vie. Ndimo ntwara ntekereza ku nyoni. Okay, hari abantu b'abajene tudatekereza kuri future. Gereranya ubuzima bwawe nk'inyoni. Inyoni umunsi mwiteganya kuzagira gute, kuzubaka icyari. Inyoni nubwo tubibona nta kagufi igira, ariko imagine uburyo ikora icyari, iri guteganya ko izabyara abana, ikagenda ikubaka icyari. Nimureba aho itangirira hano ibumoso, biba ku ifoto ya mbere, ku ifoto ya kabiri, n'iya gatatu n'iya kane icyuzuye harimo utwana. Itangira iri yonyine, ikatangira guteganya icyari. Iyo ifite umu boyfriend cyangwa umu girlfriend barafatanya, ariko most of the time nimukora research muzasanga inyoni y'ingabo irarinda inyoni y'ingore ikubaka icyari. Okay, mutekereze yuko hari igihe inyoni ishobora gutera idafite icyari. Ese ayo magi yaba ari hehe? Mwibuke yuko ino nyoni yubaka hejuru mu giti kugira ngo iproteje amagi ibyonnyi cyangwa se ibisimba byo hasi bishobora kuyarya. Yashobora kugenda ikatera ari hasi, kuko ziba ziri hasi zitora, ariko se kuki zishyira icyari hejuru? Ni protection. So ku wundi munsi ikageraho, okay, natangije agati kamwe, ngenda icyari kigeze aho cyuzura, mbonye abana. Of course kubona abana, urabona hano hari n'ikigabo nyine cy'ikinyoni cy'ikigabo n'utwara dutoya. So ese ibyiza no ko umuntu yategereza agiye gutera amagi akabona kubaka icyari, cyangwa ibyiza no gukurikiza strategy y'inyoni tugategura icyari, noneho ayo magi akazabona aho ajya, noneho umuryango ukazabona aho uvukira hari protege. Remember, ino nyoni isiga bano bana ikajya gutora ubwatsi ibazanira, ikanabatamika kubera ko abana baba bataramegera igihe cyo kwitamika. Noneho rero imbaza byakugendekera bite uramutse ino nyoni, ibaze ino nyoni byayigendekera bite iramutse iteye amagi idafite icyari? Ahubwo se noneho byagenda bite iteye amagi? Ni gute inyoni imenya ubwoko bw'icyari yubaka n'ingano yacyo kandi itazi ubwo amagi, ingano y'amagi izatera? So igomba kubaka icyari gikomeye kandi kinini kugira ngo kibashe guhostinga, kibashe gukavaringa kuko abana bazavamo n'amagi izatera. Okay, noneho rero ibaze bigenda bite inyoni iramutse itarinze abana bayo? Okay, so noneho rero abana iyo bakuze bigenda bite? Ntabwo inyoni iba igikeneye cya cyari anymore. Ntabwo inyoni iba mu cyari forever, zihora nazo traveling. So icyari ni nk'ikintu temporary kiri aha, gifasha inyoni kugira ngo ibashe kwibaruka, ikore transaction, yamara kunguka ikagenda. Ntabwo nzi mu by'ukuri niba inyoni yongera ikagaruka kubaka icyari hahandi yari yubatse mbere, iyo iba imaze kubyara n'abana bayo bakuze batakitamika banaguruka. Ariko urumva harimo protection, harimo kubaka donc solidifier, harimo kugira fondation ikomeye ya kino cyari no kucyubaka mu mashami akomeye, harimo ubufatanye n'umuparteneri wayo, hanyuma harimo no kubikorera abana zizabyara. Ntabwo ino nyoni yubaka icyari kubera yo, yubaka icyari kubera abana izabyara. Niyo mpamvu rero wowe musore, wowe mukobwa, ndashaka ko mutekereza kuri lifestyle y'inyoni. Uvuga uti uyu munsi ndi jyenyine, ariko hari igihe nzagira abana, ni ryari nzatangira kubateganyiriza? Ese mfite school investment 529? Ese mfite n'iki kintu, iyo mbyaye umwana n'iki kintu mukorera kugira ngo azakure abashe kwigenza, hari icyo namuteguriye? Ese aho fondasiyo yawe irakomeye?
uyu munsi ufite imyaka 25 ukorera amafaranga, hari ikintu yakoresha kugira ngo uzagire imyaka 50 icyari cyuzuye kiri solide, abana bavukira ahantu hameze neza, wiyubakira icyari hatazagira umugabo cyangwa umugore ukubwira ngo ibi ni ibitwa wabisanzemo yagize akagukoza agati. Ibi ni ibintu mu by'ukuri bifata igihe. Iyi nyoni iri kutwigisha ko ubuzima bubunguka bufata igihe, ntabwo umuntu azinduka. Urambwira ko inyoni yabyutse umunsi umwe ikatangira iki cyari karare cyujuje? No, yagombye gutegura, irangije gutegura iratangira progressivement izana agati kamwe 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 kamwe. Hari n'utwo buriya yaterekagaho umuyaga ukatugurutsa, ariko uburyo yagendaga idusobekeranya twaje kuvamo icyari gikomeye. Ni ukuvuga iki? Tangira uyu munsi, agati kamwe kaguye karepresenta ngo ntabwo ari ngombwa yuko buri kwezi udepoza amafaranga ahantu, iyo uko kwezi kudakunze kubona ayo mafaranga, ariko byibura uba uri kuri track yo kuzakugeza ku ntego nyamukuru. Ariko icyo nakubwira ni legacy uzaha abana bawe igomba kudetermina niba ari imyenda cyangwa se ari ubukungu. Tunabivuge rega n'ubukungu. Okay? So teganya ahazaza, uhasasire, uhasigasire, hanyuma ukore ku buryo umutungo ubyara uwundi. Don't put your money to work for you. Abana bawe basigire a good legacy. Okay? So hari ibintu byinshi, hari ko mfite ino slide hano, nuko nzi neza ko bamwe muri twebwe young generation, reba nawe mfite hano 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 amashene 28 ya entertainment. 28. Ese hari imwe irimo hano ufite utunze? Ndi kubona Netflix, ndi kubona Hulu, Sling TV, Paramount, ESPN, Discovery, AMC, 2B, History Vault, Roku Channel, zimwe YouTube. Zimwe muri zino bitewe n'ibyo mukunda. Umugore wanjye akunda Netflix, agakunda Hulu, agakunda Amazon Prime. Njyewe nikundira Peacock, nkunda Roku, nkunda YouTube. So because of that, na ESPN na Paramount, because of that, mfite amashene ane prefera na madama afite atatu prefera. Donc n'urugero ugasanga mu rugo mufite subscription 7 mwishyura buri kwezi, kubera yuko umwe afite ibyo akunda n'undi afite ibyo akunda, byo bise bibasaba amafaranga ya buri kwezi. Reka turebe aya ngaya. Ino slide nashyize hano ni amafaranga ya buri kwezi, buri prescription, buri subscription fee ya buri kwezi ifata. Hulu 7, Peacock 5, Fubo 32, Direct TV 159, Apple TV 9, tubi yo free kuko itishyiraho za kera. History Vault 5, Roku Channel 9, Disney 13, Prime 18, Max 15, YouTube 22 ku kwezi, Philo 15, AMC 8, Hulu 25, Crunchyroll 18, Netflix 15, Sling TV 21, Paramount 5, ESPN 21, Discovery 8, Careers Stream $9, Planet Fitness ubwo sishyizeho na Sporta. So aya yose ni amafaranga ari ushobora gushyira mu kwizigamira, akabasha kugufasha gutangira rwa rugendo rwawe. Kuko si impamya yuko iyo wicaye urebera Hulu na Peacock na Fubo na Paramount na Amazon Prime icyarimwe. Remember, uri umunyeshuri cyangwa ufite akazi, hari ibintu hano ushobora kuba utarebera cyane. Ushobora kuza ukareba filime kubera ko hari umuntu wayikubwiye, cyangwa se kuko wicaye ukayisearchinga, ariko hari ubundi buzima dufite. Kubera iyo mpamvu it's okay yo kwisakirifiya ayo madolari ya buri kwezi, ugahitamo subscription imwe, n'umugabo ukunda siporo agahitamo indi imwe, izindi tukazikansoringa, ariko aya mafaranga tukayadirectinga mu kwishyura umwenda cyangwa se mu kwizigamira. Ngaho nawe mbabarira ushyire mu mwaka. Fata Hulu $7, ni $80 mu mwaka. Peacock 5 kuba mu mwaka, almost 60. Fubo TV 98, hari plan ya premium ya 98 kuba n'umwaka 1000. Hari abantu benshi babona utuntu dukeya na tw'amafuti, ariko iyo agize chaîne zirenze 2 cyangwa 3
It's crazy. It's a lot. Okay? So ariya mafaranga rero ushobora kuyegeranya navugaga haruguru ugakora kalendari 2024 ngiye gukora ku buryo utu dufaranga ntongera kuyo nishyuraga imyenda mfate amadate afite interest rates zo hejuru nzabe ndangiye ugakora kalendari ukavuga uti mu kwa kabiri next year mu 2025 nzaba ndangije kwishyura zino date zifite interest rates yo hejuru mu kwa gatanu nzaba ndangije kwishyura iyi noneho niba ufite mortgage niba ufite car loan niba ufite credit cards ugakora kalendari igihe ugomba kurangiza kuzishyura noneho ukavuga uti 2025 narangije kwishyura imyenda natangiye kubitsa narangije wenda nsigaranye mortgage y'inzu bitewe nuko ari imyaka 30 gusa then ukajya ugenda ureba ukavuga uti account yanjye ikuze ijya iri gukura ingana gute ese ndi kuri target ya retirement yandi twahereyeho ese nakoze emergency fund ese nishyuye amadete yes check emergency fund check noneho rero iki hasigaye kuvuga ngo aya mafaranga yose nishyuraga imyenda ngiye kuyegeranya nyongeranye kuri yandi nakoreshaga investment nzarebe nanjye mu myaka 30 niba mu myaka muri October 2027 mu myaka 3 iri imbere urangije ama investment amadete yawe ugahita utangira noneho kwishyura ku investing y'amadolari wishyuraga iriya myenda ese bizagenda bite mu myaka 20 iri imbere uratekereza ko uzaba ufite amafaranga makeya no azaba ari benshi uyu munsi nta cyaro ufite kuko ufite imyenda ariko numara kwishyura imyenda uzaba uri gusiza ukuraho uri nko gusiza ibyatsi bikava mu nzira nibyo twikora twishyura imyenda iyo urangije noneho ya myenda ugatangira kuyikoramo investissement uba utangiye kubaka cyacyari uko investissement igenda ikura niko cyacyari kigenda gikura izi ama dividends ugenda ubona ni ya magi noneho yanyene igenda iteramo ukazageraho akabyara abana ukazagera ukavuga ngo I'm financially free abana bakazaza urubyaro rukaza ukaba umukambwe ariko ufite dignity ufite icyubahiro iyo rero ndi hano kwedigatinga ni iki nshaka umuntu abatekereza we want to make sure ko iyo ugeze kuri ya financial independent nibwo usubira kuri ya assurance imwe twari twaratiye kugira ngo nituramuka twitabye Imana hakiri kare ibashe kudufasha noneho uri ukabahamagara ukababwira uti hey guys I'm financially free mu canceling ya assurance y'amadolari nayo ahubwo agiye yongera muri zino dividends n'ibindi byose mfite. Okay, so I hope yuko ibintu tuvuganye bikugiriye akamaro. I hope yuko utangira ukisuzuma ukareba ukavuga uti ni hehe hantu nshyira amafaranga yagombye kumfasha, ni hehe ni izihe date ngomba gukansoringa. Niba ushaka ko nzaguhereza liste ya fish ugomba gukora wowe n'umuntu na mugenzi wawe mukicara mukavugana, let me know, nzayiguprovidinga. Mfite liste hano, nzayigufa rwose, mwicare muyuzuze murebe, mukuremo mufate income yanyu, mukuremo dépenses zanyu, muvuge muti wow dukorera 5 none duspendinga 5 n'ijana, ubwo muri muwe amadolari ijana. Mufite work to do, mugomba gukansoringa some debts. Dukorera 5 tukonsoma 4,200. Okay, dufite amadolari 800 yo kugira gute, yo investing, cyangwa se yo kwishyura amadete dufite, cyangwa se yo kuva mu madete sooner. Niba mufite muri dépenses za 4,200, 3,000 byose bijya mu madete, imagine no ibyo 3 biri kujya muri investissement. You don't need, ntago ukeneye gufungura boutique kugira ngo ube wealthy sooner, ahubwo ukeneye kulimita amadepense no kulimita amadete dufata, noneho tukinvestisa, tukabwira amafaranga yacu akajya muri investissement. You will be fine. Okay, so niba rero ufite igitekerezo wampa kuri kano kaganiro nabahaye, ntago nari mbaherutse, ariko niba hari igitekerezo wampa, please bring it on. Niba mushaka kureba fund performance, muzambwire, nzabakorera presentation kuri fund performance, murebe muvuge muti Ben, umuntu aguha amafaranga yanjye wayinvestisa muzihe funds. Mfite funds nyinshi, mfite Franklin Templeton, mfite Fidelity, mfite Invesco, mfite American Franchise Investment Companies. The list goes on. Mfite Nivin. It's a long list. So ibyo mfitanga ariko ntabwo, it's a long list. Bitewe na investment objectives zawe, I can always take care of it. Okay? All right, so I hope you tugize ibihe byiza. Thank you so much. I appreciate you.
nizere yuko mukomeza mukagira ibihe byiza. Ni aha kagaruka.